nkwifurije amahoro y'Imana nshuti muvandimwe wo ukunda amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. None se nshuti muvandimwe, uramutse ugize amahirwe yo kugira icyo wifuza wakifuza iki? Uramutse ugize amahirwe yo kugira icyo usaba wumva wasaba iki? Muti yatekerezaga ko Fanny ari buhite asaba guhumurwa amaso. Ndamutse ngize icyo nifuriza nakwifuza kuguma ndi impumyi. Ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije ibihe byiza nshuti muvandimwe wo ukunda amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Aka kanya guhaye ikaze hano ku nkingi y'ibyegeranyo. Amateka twaguhitiyemo uyu munsi ni amateka atangaje cyane y'indirimbo y'Ijana na 32 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cy'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi yitwa Yesu nkomereze ku musaraba wawe. Uyu munsi mureke twinjire mu isomero tubumbure ibitabo by'amateka tuvuge kandi dusesengure byinshi utazi ku mateka y'indirimbo Yesu nkomereza ku musaraba wawe. Wari uzi ko mu ndirimbo zose 5000 dusanga mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana zose zivuga kuri Yesu gusa? Yesu gusa nshuti muvandimwe. Yesu nkomereze ku musaraba wawe. Ni iki cyateye Madamu Fanny kuvuga ko yifuza gukomeza kuba impumyi? Mbese Fanny yavuze atyo yabaye iki? Ni ibihe bihe bikomeye Fanny yari arimo byamuteye kwandika amagambo y'indirimbo? Si ubwa mbere Fanny yaravuze iby'umusaraba wa Yesu. Ubwo yahimbaga indirimbo y'Ijana na 7 nabwo yavuze ku bya Yesu. Indirimbo yitwa Menyesha ibya Yesu byose maze ubinyandikemo. Umusaraba wa Yesu ni indirimbo nkunda cyane. None se ni kuki uyu Madamu Fanny utarabonaga w'umunyamerikakazi yakundaga umusaraba? Mbese William Cordone ni muntu ki? William yari umunyamuzika utangaje cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba n'umucuranzi. Si ibyo gusa, yari umuyobozi w'itorero, akaba n'umukuru wa korali, ni perezida wa korali. Urumva ko aba bantu uyu mugabo na Fanny bose bari abantu boroshye muri ibyo bihe. William Dory yahimbye indirimbo zirenga 2000, nyamara Fanny we yari yahimbye indirimbo zirenga 8,000. Hari uburyo Fanny yubahagamo William bitewe n'uko Fanny yari yahimbye indirimbo nyinshi kandi yari umuhanga mu guhimba indirimbo. Aho Fanny yapfiriye niho William Dory yari yaravukiye, ahitwa Connecticut. Ese wari ubizi? Wari uzi ko abahimbyi bose bapfiriye umwaka umwe? Fanny yapfuye 12 Gashyantare naho Doane apfa 23 Ukuboza 1915. Fanny yarushaga Doane imyaka 12 gusa, nyamara bose bari abahimbyi b'indirimbo zo guhimba. Mu bigaragara Fanny yari umukene kuri Doreen William kuko yanahimbye iyi ndirimbo y'Ijana na 62 yo mu gitabo cy'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi mu ndirimbo zo guhimbaza Imana yitwa Umukiza aranyobora akanamuhumuriza. Yayihimbye kubera ubukene yari arimo igihe yari amaze kubura $5 gusa aza gusenga Imana iramusubiza binyuze mu mugiraneza. Uyu munsi twahuje William umukire wari uzi kuririmba kandi yaranabyize hamwe na Fanny Crosby wari umusizi ukomeye. Amateka y'indirimbo y'Ijana na 32 Yesu nkomereza ku musaraba wawe bayahuje bombi. Iyi ndirimbo yagaragaye bwa mbere mu gitabo cyitwa Connection Blood Joss hari mu 1869 aho yitwa Near the Cross, ndetse wanayita Keep Me Near the Cross. Uyu muhanzi akaba yarifuzaga kuguma hafi y'umusaraba. Nawe urabizi nshuti muvandimwe, ubusanzwe abahanzi b'indirimbo babanza guhanga amagambo nyuma bagashakira injyana amagambo bahanze. Ariko biratangaje muri iyi ndirimbo mukunda mwese aho William Doreen yacuranze injyana itangaje ivuga ngo Ami de do la la so do do mi mi re mi fa mi de do la la so do do ti re do mi so so fa la la so la so mi mi re mi fa mi re do la la so do do ti re do. maze iyi njyana nziza cyane ituje yumvisha Fanny ngo Fanny ndebera icyo iyi njyana ishatse kuvuga. Naye magambo twahereza ino njyana. Kuri Fanny umusaraba niwo waje mbere y'ibindi byose. Atangira kwandika amagambo y'indirimbo ivuga ngo Yesu nkomereze ku musaraba wawe hariho isoko ibeshaho itemba ikaruvari. Umusaraba wa Yesu nzawira kugeza ubwo nzabona uburuhukiro. Hafi y'uwo musaraba mpabonera iteka imbabazi n'impuhwe bitarondoreka. Hafi y'umusaraba intama y'Imana niyo yahangejeje tsinda ibimbabaza. Hafi y'umusaraba niho negereje niringiye kugera mu bwami bw'Imana.
mbega indirimbo nziza, ni indirimbo bivugwa ko isobanura ihuriro ry'amateka. nshuti, nta musaraba nta gakiza, kandi nta gakiza nta bugingo buhoraho, nta bugingo buhoraho nta byiringiro. aho niho ububabare bw'isi n'ijuru byahuriye ku musaraba. Abadayimoni barababajwe nuko acungurwa by'iteka byose. Ijuru ryanejejwe n'umusaraba. Mbega uburyo hafi y'umusaraba twahaboneye ibyiza gusa. Bivuga ko Fani yibutse umunyababaro urusha abandi bose ari we Yesu Kristo wababajwe ku bwacu. Indirimbo yarakunzwe igenda ihindurwa zigiye zitandukanye ku isi, kugeza n'ubu tukaba tukivuga amateka y'indirimbo nziza cyane. Benshi bakomeje gutangarira iby'uyu muhanzikazi Fani. Ibyo biratangaje. Ubwo umuvugabutumwa Modi yamusubajije ati, Fani, ni ikihe kintu wakwifuriza ugize amahirwe yo kugira ugusaba kugira icyo wifuriza? Modi yatekerezaga ko Fani ahita amusaba guhumuka amaso kuko natwe tubyibwira aka kanya, ariko Fani yaramusubije ati, Modi, ngize icyo nifuriza nakwifuza gukomeza mpumye kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye bwose. Modi byaramutangaje cyane, maze ntiyanyurwa arongera amubaza ati, ushatse kuvuga iki Fani? Fani mu ijwi rituje yarongera aramubwira ati, kuko nyuma yo kuba impumyi kwanjye iyi myaka yose nta kindi nshaka keretse kureba mu maso h'umucunguzi wanjye, umwami wanjye wancungura. Iby'uyu muhanzikazi biratangaje. Fani yapfuye kuri 12 Gashyantare 1915, apfira Connecticut muri Bright Point muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho William, umucuranzi ukomeye kandi wahimbye injyana y'iyi ndirimbo, yamukurikiye mu kwezi kwa 12 kuri 23 1915. Bose bashyinguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twavuga byinshi kuri iyi ndirimbo, ariko reka turebe rimwe mu isomo ryo muri Bibiliya ribonekamo amagambo n'ubundi dusanga muri iyi ndirimbo. Iri somo riboneka mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 14. Ariko njyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Dusubikiye ahangaha amateka y'indirimbo. Murakoze kubana natwe. Mbifurije ibihe byiza bakunze amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nje ukunda kubagezaho amateka meza, wumva ugaseseruka. Amazina ni Guri Kushaka Rene. Ntabwo nari njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Ani Peace. Imana ibahe umugisha.